Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ku kintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Mbere yuko ukibona wabonye kimeze gutya ariko kidacishemo umurongo ubereretse utukura, kikubwira ngo ongeza umuvuduko umuto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Nuvuga ngo niba harimo kilometero 30 uratwarira hejuru ya kilometero 30 mu isaha, umuvuduko muto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo bashyize mu birango. Muri make utware muri kilometero 25 bahita bakwandikira. None iyo ubonye kino noneho bacishemo umurongo ubereretse ugeze ku iherezo ry'uwo muvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Muri make ushaka wajya munsi y'uwo nguwo wanditswe mu birango. Ndizera ko waramsamo B, ndizera ko waramsyandika ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ni eferi ituma imodoka igenda buhoro kandi ikagahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Feri ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo uko imodoka aba yikoreye kose, yaba igeze ahantu hacuramye cyangwa igeze ahantu haterera, bayita feri y'urugendo. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo maze ibyuma bigakomeza gufata kwegerana ku buryo bw'ibyuma nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Haba harimo ubwoko bwa feri yo guhagarara umwanya
munini. Ndizera ko ibyo bibazo bitatu babazaho niba bikubaza uzahita ubikora, kubera ko mbabikuyeho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, gufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo: A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B, ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari igihe haba nk'impanuka ikinyabiziga cyawe kikangirika, ariko ukaba hari ukuntu ushobora kuzishyiraho ibizirikisho ukakigerezaho kigomba gukorerwa, ariko ukibuka ko utagomba kurenza kilometero 20 mu isaha kubera ko ikinyabiziga cyawe kiba gifite ikibazo, ugomba kugenda ku muvuduko muke. None ibyo bizirikisho bigaragazwa gute? Bigaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Impamvu duhisemo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko kuri C bavuze ngo santimetero 20, ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona babikosoye uhita ubikora. Murabizi mba mugomba kwikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru ukorere mu uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kane kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira: hehe, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kunyura ku makamyo, kunyura kuri za dayihatsu birabujijwe uretse ikibiziga bibiri. Muri make icyo wemerewe kuba wadepasa ni ikibiziga bibiri. Ikibiziga bibiri bwo harimo nka za velomoteri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande ndetse n'amagare. Byo wemerewe kubinyuraho. Ibindi binyabiziga byose ukaba ubujijwe kubinyuraho. Hehe, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Ugeze hafi y'ikiraro ugasanga hari umuhanda ufunganye, uba ubujijwe kunyura ku ibyo binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri. Ndetse na hafi y'aho abanyamaguru banyura, murabizi gutwara mu mpande aramwa zira z'impande zinyuramo abanyamaguru ntabwo yabyemewe, cyo wareberaho cyose. Ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Niyo mpamvu duhisemo D. Ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuwe muvuduko: A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 25 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya uragenda uko ushaka, nta mategeko hari awugabanya. Umuvuduko ntarengwa kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange uba ugomba kuba ari kilometero 60 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kugenda urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ntuzabigireho ikibazo ngo umenye ngo uwo muvuduko nzawubwirwa n'iki, cyangwa ngo ese ngenda ndi
ndi gupima hoya. Noneho ziriya modoka nk'amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Velomoteri aba ari kilometero 50 mu saha. Amapikipiki aba ari kilometero 80 mu saha. Ibyo byose mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru. Murabizi gukora niyo ntego yacu, gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndakeka ko rero n'ibyo bibazo bindi mba nkubwiyeho niba aramuka babikubajije urahita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bakuburira ikintu hakiri kare utari wakigeraho, kubera ko bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ukabanza ukagenda urwo rugendo ukabona kugera aho hantu hari uwo muhanda utaringaniye. Kino cyapa rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amakota n'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video irahari, nyandikira kuri WhatsApp nimero zanjye mba nazibahaye, cyangwa se ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? Ayo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, yo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, yo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ubundi ahantu hose abanyamaguru baba bemerewe kuba bahaca. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso ababuza kuhaca. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumudepasa aho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika kwa kundi wenda hagiye gucaho Tour du Rwanda, bakabanza bari kukubwira ngo tanga inzira, va mu muhanda ureke batambuke. Ziramburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko kuri A bavuze ngo mu nsisiro gusa. Ubundi zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro gusa, oya, ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko ramstamo D, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Kibazo cya 9 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye:
a santimetero 30, b santimetero 40, c santimetero 50, d metero imwe na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni b santimetero 40. Byibura ririya tara ryo ku kinyabiziga riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka, ariko ikinyabiziga kidapakiye. Rero iyo gipakiye hari ibipimo bishobora kugabanuka kubera kuza kuhinsindagira. Rero ntago bigomba kurenga santimetero 40 kuva ku butaka. Uriya mwanya uri kuva ku butaka kugera ku tara rya mbere y'ikinyabiziga byibura ugomba kuba ari santimetero 40, ariko ikinyabiziga kidapakiye. Kibazo cya 10 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: a metero imwe na santimetero 55, b metero imwe na santimetero 75, c metero imwe na santimetero 90, d metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni c metero imwe na santimetero 90. Byibura uriya mwanya ugomba kuba ari metero imwe na santimetero 90. Hari igihe bajya bagihindura bagafata bino bipimo bakabishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo a santimetero 150, b santimetero 175, c santimetero 190, d santimetero 210. Ntibizakugore. Ikintu cyonyine baba bakoze no guhindura ingero gusa. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Ndizera ko ramutamo rero se, ndizera ko ramutsyandika ku papuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Kwa biriya bimodoka bitwara ama essence hari icyapa kiba kiriho cyerekana ko ibyo atwaye byaturika byafata inkongi. Ni ikihe? A ni icyapa cyanditsemo ngo long vehicle. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ikinyabiziga kirekire. Urebe kino cyapa cyo kuri B, urebe kino cyapa cyo kuri C, asigaye urebe na kino cyapa cyo kuri D. Nka bino byapa bine ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ugifite ku kinyabiziga cye atwaye ibintu bishobora gufata inkongi? Itegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa nicyo cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga uzakibonaho ko icyo kinyabiziga atwaye ibyo azaba atwaye bishobora guturika byafata inkongi. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramutsyandika ku papuro. Kibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Ibyo bibaho se? Bibaho, byabaho ryari? Igihe kigenda hamanuka, B igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. Ni ryari kiba cyagenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Ngiye numvaga bitabaho. Ni igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona habaye impanuka,
urundi rumodoka rukaza gukurura icyo kinyabiziga cyakoze nk'impanuka. Icyo kiri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntibiri kwaka na vitensi ntiziba ziri gukora. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse wa papuro. Utari wayihisemo ndizakone cyangwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikure n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Iryo tara riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? Hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, C inyuma hegera inguni y'iburyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko biriya binyabiziga ubundi aho bigomba kugira, niba umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akwereka ko ashaka kukunyuraho, kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha ikimenyetso cy'itara risa n'icyatsi kibisi. Bajya banakibaza bakavuga ngo ese iryo tara riba risa rite? Uzavuge ko riba risa icyatsi kibisi. Niba akubwira ngo riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga, uzavuge ko ari inyuma hegereye inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi yakagombye kuba ino B, nuko hari abashyizeho iburyo. Ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Hano bavuze y'iburyo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bashyizeho impera y'ibumoso uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. None ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A kongera umuvuduko, B kugumana umuvuduko wari uriho, C kwitegura guhagarara, D gufata feri cyane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C kwitegura guhagarara. Ugomba kwitegura guhagarara kubera ko akenshi uva mu muhondo uhita ujya mu mutuku, kandi mu mutuku biba bisobanuye ko nta burenganzira ufite bwo kurenga icyo kimenyetso. Impamvu rero habayeho amatara atatu ni ukugira ngo hake icyatsi ibinyabiziga bigende, haka umuhondo ibyamaze kurenga uriya murongo bikomeze, ibitari byawurenga bihagarare. Mu gihe haze kwaka umutuku bari kwemerera abandi kugenda, nta kinyabiziga kiri hari hagati mu isangano ry'umuhanda. Niyo mpamvu ubundi iyo hatse umuhondo ushaka kuba wahagarara mu gihe waba utari warenga uriya murongo. Ariko iyo wamaze kugeramo hagati urakomeza kugira ngo utaza kubangamira ibindi binyabiziga biri guturuka mu bindi byerekezo, kubera ko hari ahantu hari biriya bimenyetso bimurika akenshi hakunda kuba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigombe gukora neza. Ibihe binyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko. Hari aho muzabona bimeze nka tableau, bone imibare kuri kugenda izamuka bitewe n'imodoka, cyangwa se ubone ni ikintu kimeze nk'urushinge bagenda bakwereka umuvuduko uri kujya ugendera mu isaha. Rero kiriya cyerekana umuvuduko kiba kigomba gushyirwa ku binyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza.
iyo ikinyabiziga gishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Ndizera ko aramusamo B, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni ubuhe buremere? A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C toni 12. Toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Rero bino binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu biba bigomba kutarenza toni 12. Ndizera ko aramusamo C, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 17 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikure n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Iryo tara riba rigomba kuba risa rite? A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi. Riratara riba risa icyatsi kibisi. Noneho bakubaza ngo rigomba gushyirwa hehe? Nakubwiye ko ari inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ariko bakubaza ngo riba risa rite? Ukavuga ko riba risa icyatsi kibisi. Ni ryatara ukoresha mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka gudepasa kugira ngo umwereke ko abibonye. Rero ukoresha iryo tara risa icyatsi kibisi. Ndizera ko aramusamo B, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Kibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A nyuma y'umwaka umwe, B nyuma y'imyaka 2, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Noneho icyo cyemezo cy'isuzumwa cy'ikinyabiziga baguhaye yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi, icyo cyemezo kimara indi myaka undi mwaka umwe. Yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi, icyo cyemezo cy'isuzumwa cy'ikinyabiziga baguhaye kimara amezi 6 ukajya gushaka ikindi. Noneho byaba ari ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, icyo cyemezo cy'isuzumwa cy'ikinyabiziga baguhaye kikamara umwaka ukazabona kujya gushaka ikindi. Ariko ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndizera ko aramusamo B, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 19 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ryari? A mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ushobora kwakiriza icyarimwe ibinyoteri byose by'ikinyabiziga mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ushaka, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza abandi bayobozi b'ibinyabiziga ibyago. Urugero wenda cyaciye feri uhita wakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago mu gihe uri kubikoresha kugira ngo ubaburire baguhe inzira. Ndizera ko aramusamo C, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B,
iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo se ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ni ikihe cyangombwa? A, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo. D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, ari byo mwita ngo ni permis. Rura ruhushya rwa burundu nicyo cyangombwa cya mbere bagusaba. Bakavuga se ko wakoze impanuka kuko yari impanuka cyangwa nuko wapfuye kujya mu muhanda udafite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Kizerekana ko uzi gutwara ikinyabiziga nuko ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramutandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho cyangwa se bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.